twishime kuru y'umusingiza muze twese twishime kuru y'umusingiza Imana yaremye umugabo isanga atari byiza ko yaba wenyine imurebera umufasha wowe mukwe ndetse nawe mugeni Imana irabahuje
mashimwe akugereho kandi aguhumurire neza. Reka rero buri wese waje kwizihiza ibirori, reka utunganye buri wese kugira ngo turusheho kugutunganira muri byo kandi tukunezeze ko byambaje nizeye ni mu izina rya Yesu. Amen. Uwo mubano wategekewe kugira ngo abantu babyara abana kandi abo bana batozwe ingeso nziza zo kubaha Imana no gushimisha izina ryayo. Abashyingiwe bahora n'ingenzi z'umubiri wa Kristo zitanduye zubahisha Imana. Hanyuma icya gatatu, umubano wategekewe kugira ngo ababanyi cyangwa abasezeranye babane bafatanyije, bamarane imibabaro nk'uko bibakwiriye kugirirana, baba bari mu mahoro cyangwa baba bari mu byago. Ikaze yaza akabitubwira. Arabonetse ngo nawe niba namwe hari umuntu uzi impamvu y'ukuri yatuma mudasezerana uyu munsi yayitubwira, sibyo? Ntayo ugakirana ntayo. Amina. Byiza mujye mubashimira. Hanyuma Beransira we hariyo afite oya ntayo. Kuko mukwiriye kumenya neza yuko abafatanijwe mu ijambo ry'Imana riteme ukaba kunyuranye n'amategeko. Uzajya umukunda umukuyakuya kandi umurinda ari muzima cyangwa arwaye. Uzareka abandi bagore bose ubane na Beransira wenyine iminsi yose muzamara mukiriho mwembi. Ati mwemeye nyo namwe mushimire cyane. Kamaze Beransira mushyingiranywe ngo mubane umwana wera wabashyingiwe mukurikiza itegeko ry'Imana. Uzajya umwumvira umukorera umukunda umwubaha kandi uzajya umurinda ari muzima cyangwa arwaye kandi uzareka abandi bagabo bose ubane na Agustin wenyine iminsi yose muzamara mukiriho mwembi. Ati mwemeye rwose ubikoze ku mugaragaro. Fata ikiganza cya Agustin n'icya Beransira ubahuze ko umugore bayisingiranywe tubana akamata uhereye none amahoro n'ubyago umutunzi no mukene urwaye cyangwa ari muzima nzajya ngukunda ukuyakuya Imana bikura yenyu. Haleluya. Beransira twemeye muderano ubise kuba umugabo wanjye dushyingiranywe ngo tubane akarama tuhereye none amahoro no mu byago ubutunzi no mu bukene urwaye cyangwa uri muzima nzajya ngukunda nkugusha neza nkumvira kugeza aho kuzadutandukanyiriza mbikura yenyu. Ijya rya data twese y'umwana y'umwuka wera. Amen. byanjye byose umugabo wo kubihamya bajya babana iteka bafitanye urukundo n'amahoro biboneye rwose kandi babihamishije imbere y'Imana n'imbere yanyu bagasezerana batyo kandi babyerekanishije gutangana impeta no kuyakira kandi no gufatana mu ntoki. Nicyo gitumye tuvuga tuti aba ni umugabo n'umugore bashyingiranywe, tubivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera.
azabahe n'ubugingo budashira. Kandi kuko tubyumva mu butumwa bwiza ndetse nuko twabyumvise no mu butumwa kare, Imana yasezeranye kuduha ibyo tuyisaba byose, kandi ibyo yasezeranye ityo ntabwo ntabwo izabura kubisohoza rwose. Muzimura Satani ingeso zose, mugakomeza kwizera ijambo ry'Imana ryera, mukajya mwitondera amategeko yayo. Wimuye Satani ingeso zose n'ikuzo n'icyubahiro by'isi by'ubusa no kwifuza ibyawe rwose n'irari ry'umubiri utazabikurikiza cyangwa ugategwa nabyo. Umugisha basubije neza. Wemere ko irari ry'umubiri ryose ripfa muri bo, ngo iby'umwuka ategeka byose bikurire muri bo. Amen. Wemere kubaha ubushobozi bwo kunesha Satani by'isi n'ibya kamere. Amen. Wemere ko aba bantu twebwe tuguhaye ubu bahabwa ingeso nziza ziva mu ijuru, bakazagororwa ingororano zihoraho kubw'imbabazi zawe Mwami Imana ihimbazwa ihoraho ibihe byose. Amen. Kandi emera aba baje kwebatirizwamo ko buzura imbabazi zawe bakaguma mu mubare w'abana bawe bizerwa b'intore, tubize bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Ibyarwanya ibyiza bya Satani kandi kazahora ari intore, umuriro wa Kristo ukiranuka kugeza ku gupfa. Amen. Monika we tumwamiriza kwereye ubu imiranza tuzagisozwa no kweze Kristo wambe bazakomeza rwanisha utwari munsi bendera ikimenyetso cy'umusaraba. Kimwamiriza kwereye ubu Evodi yatazagisozwa no kweze Kristo wambe kazakomeza rwanisha utwari munsi bendera ye, arwanya ibyaha, arwanya ibyiza, arwanya Satani, kandi kazahora ari intore, umuja wa Kristo ukiranuka we none ukayiteka ryose. Ubwo dufite ubuhamya bwiza bw'ibyo twakoreye mu isi. Reka rero tube imiryango myiza, reka Mwami Imana yacu tube abantu beza muri ino si dutuye, ubwo twagiriwe umugisha tukayivukiramo, reka tuyibemo neza ko tubyambire twizeye mu izina rya Yesu. Tugira ibyo tuganiraho ubivuga ngo umuryango mwiza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Umuryango mwiza. Kuko tugize umuryango ubaye mwiza, ntabwo itorero ryaba ribi. Umuryango ubaye mwiza, umudugudu ntabwo waba mubi. Umuryango ubaye mwiza, n'igihugu cyaba cyiza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Byose bikirira mu muryango, kandi byose bigapfira mu muryango. Reka rero turebe urugero rw'umuryango mwiza, ari nawo twifuriza buri wese uri hano kugira ngo agire umuryango mwiza, ariko nanone twuririra ku muryango wa Agustine ndetse n'umuryango wa Beransira nyine nk'uko barwubatse. Turasoma mu gitabo cy'Abacamanza igice ni icya 13, duhereye ku murongo wa mbere. Nuko Imana yemerera Manowa marayika w'Imana ahagaruka kuri uwo mugore, amusanga aho yari yicaye mu murima. Umugabo we ati, wa mugabo wazaga ejo yongeye kumubera. Manowa ariko ngo kugira ngo bikunde, kugira ngo nabo babe barabayeho, kuko mbere abantu bataragira tekinoloji zo guhinga, zo korora, zo gukora indi mirimo, zo kugira ngo abantu biberaga mu ishyamba, sibyo? Adamu na Eva bari mu ishyamba, nta myenda, nta biki, ibintu nk'ibyo ngibyo, nta buhinzi buhambaye, nta bintu bakoraga, batungwaga n'imbuto. Ariko noneho abo bantu ba kera babayeho ngo batungwaga no guhiga ibintu, ariko cyane cyane bagashaka ibirimo amavuta. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uwashobora guhiga ibintu birimo amavuta, uwo ni we wabagaho. Haleluya. Ahangaha rero Abisirayeli ngo bari bamaze imyaka 40 yose baboshywe, bari mu bibazo, bari mu ngorane, bari mu bibazo bidashira, bakubitwa, Abafilisitiya babahondagura, bahinga imyaka bakayibata, bakayonesha, barabagize ingaruzwamuheto. Imyaka ngari 40, ariko baziraga ngo ni kubera ibyaha byabo. Murabyumva? Ibyaha rero bishobora gutuma abantu bazimangana, cyangwa se bagahohoterwa, bakaba mu buretwa bw'igihe kirekire. Haleluya. Ariko igihe kiragera, batangira gutakambira Uwiteka, bumva bashatse kongera kubaho, bumva bashatse kongera kugira ubuzima. Nibwo Imana ibabwiye ngo
ariko nanone Imana ibicisha ku mugore ngo wari ingumba utarigeze ugira gute ubyara. Ariko noneho nubwo atarabyaraga, nubwo n'umugabo we batigeze bagira umwana, ariko noneho ngo bubahaga iki? Haleluya, haleluya. Mubaha Imana rero, kugira umuryango mwiza bishobora gukiza igihugu. Haleluya. Kugira umuryango mwiza bishobora gukiza umudugudu. Abantu babashye imyaka 40, Imana igahagurutsa umuryango w'abantu babiri, hanyuma hakavukamo umuntu uzakiza igihugu. Haleluya. Yesu ashimwe. Reka rero turebe ibiranga bikeya biranga umuryango wa Manowa. Ikintu kigaragaza ko ari umuryango mwiza. Icya mbere turagisanga ku murongo wa 6. Hari harimo ubusabane. Wenda tutitaye no ku bindi bibanza biranahari, ariko Manowa n'umugore we baraganira. Yesu ashimwe. Haleluya. Ubu iki gihe ingo zimwe na zimwe zisenyuka cyangwa zangirika kubera kutaganira. Amategeko ugasanga niyo yubatse zawe, amabwiriza ugasanga niyo yubatse zawe, ugasanga ni igitugu. Sibyo? Iyo hari igitugu kiri aho kutavugana kuri ibyabo bishobora kugira gute gusenya. Reka rero turebe ikiranga uru rugo. Umugore ahera araza abwira umugabo ati umuntu w'Imana yaje aho nari. Amen. Haleluya. Haleluya. N'abagore bangahe bashobora kugira ibyo akabiganira umugabo we akavuga ati nafashijwe n'iyi. Umuntu w'Imana yaje aho nari, marayika yaje aho nari, twaganiriye n'Imana. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi Imana hari icyo yadukoreye, uyu munsi Imana hari icyo yavuganye natwe, namwe mukajya mu bindi gihe mukaganira n'Imana kubera ko mushyikirana. Abantu rero bavuze bene, sibyo? Abantu bavuze kuganira, abantu bavuze guhana amakuru, abantu bavuze kubakana. Ariko noneho umuryango mwiza abantu baravugana. Haleluya. Uwo ni umugore waje aganira n'umugabo. Twihuse tugeze ku murongo wa 8, reka twumve nanone uko Manowa yabyitwayemo. Nuko Manowa yinginga Uwiteka ati, Nyagasani ndakwinginze ngo uwo muntu w'Imana wadutumyeho yongere agaruke muri twe, atwigisha uko tuzagenza uwo mwana uzavuka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umuntu usenga, Yesu ashimwe cyane, ajya kubweza Imana ati, noneho Mana ishobora byose, Mana wagire neza ukabonekera umugore wanjye. Yesu ashimwe cyane. Uwo muntu w'Imana akabonekera, wongere umudutumeho. Yita no ku burere bw'abana. Haleluya. 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 Umugabo mwiza yita ku burere bw'abana be, akamenya uko azagenza uwo mwana uzagira gute. Ese uwo mwana uzavuka azavukira ye? Ese uwo mwana uzavuka tuzamufatira mu biti? Ese uwo mwana uzavuka nyina afite umutaka? Haleluya. Amen. Amen. Ese uwo mwana uzavuka afite kigoma? Ese afite ibishura byiza? Ese afite aho kumutwara? Uwo mwana uzavuka azabona shije kibono? Haleluya. Haleluya. Uwo mwana uzavuka azaba afite mituweli? Haleluya. Ugiye kuri polisi nigeze kujyayo ibihe bitari binini cyane, ariko akaga nabone rero ni ibintu bikomeye cyane. Kuramukira kuri polisi uhura n'ibibazo, umuntu akaza wowe urabaza, wowe urabaza, yewe bose umugabo yanze gutanga mituweli z'abana, ibiki ni bene nk'ibyo. Murumve ati wese kugitaye mutangiye ubundi nyine bagenda bamwe bakabaza bakabamihura, ntabwo wambaye ugenda uziko ugiye gutabarwa ariko nawe bakagufata. Nuko waba wareba n'igisubizo nawe cyangwa muri wowe. Umunsi umwe yigeze kugera none icyabuze ariko bine nari umwana nanjye nawe w'igihugu museyi. Haleluya. Nyitoza umurongo bati wowe urashaka wenda ibyanjye reka mubyiboreye, ariko hari umugore wari uhari nawe wari ufite agasafuriya k'ibijumba
umugabo mubi ntabwo atekereza uko azagenza uwo mwana, ariko Manowa we aravuga ngo mbese uwo mwana uzavuka marayika niyongera agaruke atubwire uko tuzagenza iki. Haleluya. Uwo mumarayika ntabwo yaje ngo abonekere Manowa, ahubwo yaraje yongera abonekera umugore. Umugore aravuga ati ntabwo ngiye guceceka, ntabwo ngiye kubyihorera, ariruka ajya kubwira umugabo ati tebuka noneho namubonye. Haleluya. Umugabo nawe ariruka, akiruka akigera ku mumarayika atangira kumuhata ibibazo, ese ni wowe wavuganye n'uyu mugore wanjye? Ariko bigaragaza urugo rwiza, umuryango mwiza. Haleluya. Haleluya. Umuryango mwiza rero urangwa no kuganira, umuryango mwiza urangwa no gusabana, umuryango mwiza urangwa no guteganyiriza ababo, umuryango mwiza ubatirisha abana nk'uku nguku, kabamureka abana babatizwe, babe mu itorero, bakizwe, bamenye agakiza natwe katwubatse, nabo bagakuriremo. Umuryango mwiza ubana n'abana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umuryango mwiza sinabona uko bivuga. Reka Agostini na Beransira mbifurize urugo rwiza, umuryango mwiza. Kandi namwe muri hano mbifurize umuryango mwiza. Haleluya. Mperutse kuvugana na gitifu w'akagari hano, aribyo namubwiye, namuhamagaye arambwira ati rwose ubu ndi mu bibazo by'abaturage. Ntibwari ubwa mbere. Imana ushaka kadusenge Imana. Mana data mu izina rya Yesu, niwe gushima, niwe twubakiwe, niwe turi imiryango myiza. Dukomeje gusengera umuryango wa Agostine ndetse na madamu we. Mwami, kubigaragarira amaso ntabwo ari umuryango mubi, ahubwo n'umuryango ufite urugero rwiza. Reka bakomeze kubaka kuri urwo rufatiro. Mwami Imana yacu, tubasenze kandi dushima iki gikorwa bakoze cyaduhuje, tukaba tugize n'ibyo tuganira kuri aya magambo. Komeza kutugira neza, komeza kutwubaka, komeza Mwami kudushyigikira kuko uri Imana yacu. Reka rero uduhe ingo nziza, Mwami Imana yacu, imiryango yacu ikomeze kuba imiryango ishimwa nawe kandi yubaha ijambo ryawe, ko byamaje nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndashima Imana yuko impaye umutima wanjye yifuje n'ikimi wanjye yasabye. Ubwo uyu munsi yanyemereye ko aribwo nemereye kugira ngo ice umugozi imbere yanjye, nkaba vanye inzitizi zose zatumaga ntikorera ibisanzwe. Ndashima Imana ibaha umugisha. Hanyuma ikindi nongeyeho ibaha amahoro, kuko iyo umuntu afite amahoro burya aba afite byose. Murakoze.
ajyanye imitima yanyu n'ubwenge bwanyu kugira ngo mukomeze kumenya no kubona Imana ndetse n'Imana Yesu Kristo kandi umuse w'Imana Data Mwana n'Umwuka Wera abane namwe ore none ukageza iteka ryose amen. ababyeyi muvuze impundu, abasore mushaka mbe, abakobwa mushayaye, ugira urugo ruhire, amatavu n'imitozo, ubyare hungu na kobwa, uwo ni umugisha wanyu. Abagabo mwivuga imyato, ababyeyi muvuze impundu, abasore mushaka mbe, abakobwa mushayaye, ugira urugo ruhire. Yewe nitwa Mudano Augustin. Uyu munsi ndabishima Imana kuba twemereye ko uyu munsi dusezerana ngira Imana, no kugira ngo twishimye cyane kubwo kubw'abantu badushyigikiye, ari abavandimwe, ari inshuti, ari imiryango, kandi n'itero ubwaryo turashimiye. Niyo mpamvu rero dushima Imana ko ari yabiteguye kugira n'iki cyari kigeze, ibyo turashima. Ndashima Imana y'ibintu bishobora byose yampaye isezerano kuri uyu munsi, nkaba nasezeranye imbere y'Imana, nayishimiye ni ukuri, kandi nashimiye inshuti n'abavandimwe baje kudushyigikira muri iki kirori. Imana izabaha iherezo ryiza, kandi ni ukuri izabaha amahoro, kuko iyo umuntu afite amahoro burya aba afite ibintu byose. Murakoze. Yewe nitwa Mugabo Steven, aba n'abana banjye, nijye babanjirije kugera mu rusengero ndanababyara, ndetse baca umugani mu Kinyarwanda ngo umwe uturutse bukuru urakwira. Nkaba nabageragejeje mu rusengero kugira ngo basezerane imbere y'Imana, kuko niwo muco wa gikirisitu. Murakoze. Mbabazi Oliva, nishimiye kuba mpagararanye n'aba bene data baduhisemo nk'ababyeyi babo, kandi ni ukuri Imana yo mu ijuru yabigenje neza.
uko yabanye nabo tubegereza abakozi b'Imana babarambikaho ibiganza bababatiza tukaba ababyeyi babo tukabishingira. Ni nayo mpamvu uyu munsi mwiza w'uyu munsi Imana yahisemo ikaba ubushohoje kongeye kubagarura imbere y'abapasiteri babambika impeta babasezeranya, kandi isezerano bahugiriye imbere y'Imana ishobora byose Imana izarikomeze, izabubakire, ibakomeze, ibaha umugisha n'umutekano, ndetse mu rubyaro no mu matungo yabo yose Imana izabaha umugisha. Ndabashimiye murakoze. Nitwa Twagirimana Donati, ndi umupasitori muri paruwasi ya Nyagahandagaza. Mazemo imyaka 8 n'umwaka wa 8 nkoreramo umurimo. Uko dufata gushyingirana kw'abashakanye cyangwa se gushyingira abashakanye, tubifata nk'ikintu cy'ingirakamaro cyane, kuko iyo abantu babana badasezeranye, icyizere cyangwa se kwizerana mu muryango ntabwo biba bimeze neza. Ariko cyane cyane by'umwihariko nkabashimira umuryango wa Augustine wasezeranye. Ubundi yari umuntu witanga cyane mu itorero, ariko byagera nko gukora imirimo rimwe na rimwe ugasanga arabangamirwa. Ariko ubu ngubu ubwo yamaze gusezerana, bajyaga bamukiniraho serivisi, ari ukwishingira, ari ugushyingira, byose azajya bikora ntabwo bafite kujya ku igaburo. Urumva yuko umuryango turabashimye cyane igihe bihanganiye, kandi twashimye n'ababafashije muri rusange. Ndi mwene Rutabandama Emmanuel. Twishimye kuri uyu munsi w'abavandimwe kuba bakoze ubukwe bwiza. Turishimye kandi turabasabira gukomeza urugo rwiza, Imana izabubakire. Murakoze. Natwe mwami muri gahunda z'urusengero tugeze hano mwami Imana yacu aho umuryango wa Augustine waduteguriye kugira ngo bahatwakirire, kugira ngo tubagubwe neza. Mwami dusengeye iyi gahunda igiye gukorerwa hano, kandi dusengeye n'uyu muhango bagiye mwami Imana yacu kudukorera bakingura aho bateguriye, kugira ngo mwami bahatwakirire, kugira ngo ibirori byacu mwami ubyeze. Ukurikire umukino urebe neza. Aramubwira ati Bera hogoza ryanjye tambuka kandi mushinjagira neza. Binjira mubaha amashyiriko. Augustine aravuze ati Bera reba imisozi tumaze
iminsi maze reka ndebe n'uburyo nakwicira akanyota reka uri ku buhanga reka abitugeragereze ubirebe ntukicira akanyota mbere ya byose ati nk'uko wajya kubigenzereza ha muhanga amaso murebe ibintu bigiye gukorerwa tega amatwi wumve gusa hanga amaso urebe be aravuze ati niyo koko abashyuza birebere maze umuhungu bita n'agashingura cumu ngo uti akiruka byane bera ati mutera gakora se basindagira bajya muri bira byicaro yabarimbishije abageni nibeza banogeye amaso yacu urabageni n'ikibazo cyese itegereze Belansi murabona badakeye mucaka bujye mwicare imisozi mwagiye birahagije bavandimwe nshuti muteraniye aha ngaha turanezerewe cyane ariko nubwo tugeze aha ngaha hari abahuza bagira ngo basabahizi ari we Yonasi unyemerere unyakirire izi mfura ziri aha ngaha. Nyakubahwa Manasi haguruka turamukanye. Urebere Nyiragatare najya kumwe Nyiragatare n'umwami ariyo yatumye umwami bamusonga. Reka nkwe Nyirakagaju. Nihera Kagaju nimwe ariyo. Rero abarakoze ubwo tumaze kwakirana uruhande rw'abasangwa tumaze kwakirana kandi ndagira ngo bashyitsi bacu mwicare mugwe neza. Rero ndagira ngo abazituzi bihute abaziriti bo barakomeza ngo bazirike simbizi ibyo bazirika n'ibyo bazituye ariko icyo nzityo abazituzi rero bihuta kugira ngo bafungurire aba bavandimwe.
gutambuka ushinjagira neza kumwereka muri rukari gutangira no gutambuka ugenda umwereka utinyegera rwose ushinjagira gake ariko utambuka gake rwose utambuka neza n'ugurutiye ariko reba ibi bintu byose dutuma tuyerekeza hariya mu rukari bikabashinjagira kuko igihe ibintu ni byiza rwose bimeze neza barimo baratambuka ajya kumwereka iyo ngiyo ndabona hameze ukuntu hateguye ukuntu sinzi uko hameze nyiramaso yerekwa icyo ndakirebera nawe urareba arimo aragenda amwereka ati dore mu rukari uko hameze babandi bagiye muri wa rukari kugira ngo tubategereje yicara kugwe neza simbizi icyo uri buje koko kamwe atimize ateba birasi atari kutaga ibintu byose byo kuri uyu musozi byo mu cici cy'urweya bizatinda guhaza Agusti nyemerera ibintu ni byemeye ko byose ngomba kubiguhereza ntako nsigaje yo nuko mwicaye mugwe neza rwose nabwira iki ariko na mwashaka mwakazamura ikirahure ubuzima bwacu nabwo mukabukomaho byaba ari byiza cyane nuko mpamvu nifura mu bakobwa bacu ewe none uramudutwaye umwiza mujyane aza kubera imfura yewe nabuza mubera iyindi byuku zamurindi cyamubabaza yewe ibyiza uzamuteteshe mubane
rugendwa amata ku ruhimbi muyatereke mugire urugo ruhire rugendwa. ni byiza rero twabashimye abanezerewe gahunda twagiye tugirana zose twari twahanye gahunda ko kuri tariki ya 19 z'ukwezi kwa 8 2018 ko muzaduhekera mukatuzanira umugeni mwamuzanye icyo nako bamureba nta nkovu n'imwe afite nta niyo azigera agera mu gihugu cy'u Rwanda ajya mumva nta nkovu mubayeho bakundira amashyi icyo ndatukwemereye. ubwo rero ubutumwa nanjye nagutumaho ngo ntazibanya wazidakubitana amahembe ariko izacu zo n'inkungu kandi n'iziyafite iyo dutubitanye ntizisarikana niko bizagenda. ikizarengaho nzakubwira kandi ntacyo ntakizabaho. ugende rero ushimire umuryango wagutumye ngira ngo muratureba aba ni umuryango mugari abasaza barimo amajigeja barimo abasore b'impotore ariko mfite icyizere ko buriya nta kintu umusatsi uriho ntaho uzajya kuko yabonye Beresire nzi neza ko nta kibazo rwose gihari. mwakoze. ikindi wahoze uvuga yuko ufite abasore beza, mfite inkumi nziza wazibonye, inkumi nziza rwose zikwiye kurambagizwa kandi abasore bandi twarabashimye. ni karibu tubahaye karibu abo basore bangana na Mudahunga harimo inkumi zingana nabo. ubwo rero rwose ari karibu. ese nyakubahwa Manase zo komeza ushakira isoko none zaba zihorera abahungu baraziraho ikembwe zishakira isoko. oye nta kintu umuntu atagishakira isoko ntabwo cyagiye. umwana wuze umuranga yaheze mwanyine reka tubyihorere wahungura umuntu w'intwari bajya bahumenye. nibyo biratunezeza twumva turishimye uyu munsi turumva ari umunsi mukuru udasanzwe mu kubana kwabo twari duhari ubukwe twarabutashye ariko ntibabasha gukora mariage yo gusezerana ngo bajye mu rusengero ariko uyu munsi Imana ishimwe kuko babikoze.
murabizi ko abapastori bahora babatwara hirya no hino ariko aho najyaga hose Augustine yabaga yahamenya akaza akahadusanga none nk'umuryango rero ndagira ngo rwose batere intambwe bamuhereze iyi mpano Nibyo bisigaye nabyo nabikoze reka muzehe Manasi umusaza Manasi yigeze kuvuga ati wanyemerera nkakubwira iri ku mutima reka bemerere niba munyemereye muhe ijambo ariko na Augustine na mugenzi we bagushimira yuko bahuje imiryango yombi nshuti n'abavandimwe tukishima tukanezerwa ni wowe wabikoze ni wowe wababashishije izina rya niryubahwe kandi turagushimira bene data baturutse hirya no hino baje kwizihiza uyu munsi mukuru kwifatanya na bene data ngabo bamugisha kandi aba baturutse hirya no hino hari abasubiye mu mvugo baturutsemo turabasabira kugira ngo ugendane nabo ubageze ku macumbi baturutsemo kandi turasabira n'abasangwa bari hano kuri uyu musozi rwabo umugisha kandi n'icumbi ryabo uribanemo nabo wacu amen
Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ibintu byose bibaye bisha. Ibya kera biba bigiye gute? Bishize. Haleluya. Haleluya. Turagushimye kubw'icyo ukoze kandi kubw'icyo wakoreye abene data w'Imana yacu bakoreye ikirori cyiza. Mwami ubaye kugubwa neza umuryango wa Agustine ndetse na Beransira w'Imana yacu ubaye guhuza kandi natwe twabanye nabo w'Imana yacu batunesheje. Reka rero iyi nzu bagiye kwinjiramo w'Imana yacu bayigiremo umugisha nk'uko bawusanganywe ari ukomeze kubongerera. Mwami nibajya bakebuka iburyo bagakebuka ibumoso bajya babona ubwiza bwawe. Bazana mwami ibyo kugira neza abo nibo duhaye ikaze muri uru rugo. Mwami reka barugendamo kandi ubarinde imitego yose aho yabitse. Mwami Imana ubarindire abana ubarindire umuryango muri rusange kandi abaje muri ubu bukwe mwami turakunze kugira ngo baherekeze amahoro. Abataha mwami kure na hafi twese ugendane natwe niko tubyambarira twizeye ni mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Yesu ashimwe. Aha. Biremera muri Yesu biremera
muze twese twishime kuru y'umunsi mwiza muze twese twishime